mubaze niba ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Oya na Mutoni muri gupanga iki? Nta kidasanzwe nuko ari kunshakira akazi. Impamvu mbikubajije nuko mbona muri iyi minsi mubanye cyane kandi ntabwo byari bisanzwe. Okay, ngari kumwe na Jarike mwaje kunsura muramba. Twarahanyuze nyine hari hafi iwanyu. Turi kumwe ndavuganire kanjye gusuhuza igoro nyine biba ngombwa ko amerekeza nyine ubwo turahazana turakubura. Nta kibazo gusa wibuke isaha kandi ahantu nakubwiye ntuheze. Bro, ariko se uridi neza biriya bintu byizereramo kuko ngewe sinjya nizerera mu bintu by'abapfumu. Sinzi impamvu ntari kwiyumvisha ko biriya bintu kabisa bizacamo. Okay, ufite impamvu utabyizera. Gusa nje ufite impamvu natuma mbyizera. Niyihe mpamvu? Uri kubona ko biriya bintu Mutoni wabimbwiye kandi Mutoni abizi ko ari inshuti cyane ya Fina. Ibyo ndabyumva kuba ari inshuti na Fina ni ibintu byumvikana, ariko bro nanjye wanyumva kuko ndi inshuti yawe. Sinzi impamvu ndi gukomeza kumva yuko biriya bintu by'abapfumu utarukwiye kubyizereramo pe. Oya, urabona byapfa kwanga basi nagejeje kwizera, sibyo? Kuko uri kubona ko asondi bro kuki akenshi ukunda gupinga staff zanjye ibintu byanjye mba numva akenshi ukunda kubipinga no kubera iki? Muvandi nuko turi inshuti ntago ari ukwinjirira gusa. Okay, try gerageza wenda tuzamenya uko bizagenda nyuma gusa, ariko sinakwizeza intsinzi. Okay, ahubwo mani reka amagara mwana mubaze hano yabahisemo heza twahurira kuko ndi kubona amasaha yegereje. Sawa, gerageza ntarebe. Mwana ndi kujya kumuhamagara numva mfite ubwoba. Ubwoba bw'ikize kandi uriya n'umwana mutoreka. urakamara amaza ku mugani w'abarundi. None se wajya utereta abantu bakuru batagutera ubwoba? Claude Press nk'iki gihe umuntu mukuru, umukobwa mukuru w'isi ujya mukuraho mu iki gihe. Ngaho gerageza kabisa, gerageza wenda ubwo uzambwira muhamagari. Wiriwe Masika, umeze ute se? Meze neza. Ndabona amasaha yagiye kandi ejo wababwiye ko urambwira ngo duhurira ariko ntabwo wambwira ntamenya. Sorry narindi muri kubitekerezaho ariko nahabonye. Okay, nimba wabonye ukabona ahantu heza twahurira nta kibazo, ahubwo mbwira ndi kubona amasaha yegereje kugira nze kuhagera kare tutaza kwikigira. Okay, gusa ahantu nabonye ushobora kutayishimira ariko njye nabonye nta kibazo. Oya, nta kibazo, it's okay. Nimba wishimiye njye nta kibazo, ahubwo nyine madresi zaho hantu neza. Shameze neza. Ariko noneho nizere ko ibyawe na Jacques uyu munsi biri burangire. Noneho atazongera no gutinyuka kugura mu maso. Nagende naramurambiwe. Ahubwo se amaze kwitegura? Kanitegure. Okay, so ubwo nahamukanya.
Mugisha wari uri mu cyumba se? Siko nari nzi ko udahari. Akamutora akantu ushaka kubaza. Agaki se? Kambaza. Akazi ushaka kurangira amazi ni bwoko ki? Igor, nkunda ukuntu utajya ucika intege n'ubu bakwirukanye urimo urasubiramo. Ndacika intege niwe nabyigiyeho. Yewe Shema nawe nishimiye kuba ndi mushiki wawe. Anjye nishimiye ko uri mushiki wanjye. Aho wagiye se byakunze? Oya ntabwo byari byakunda ahubwo ngiye kujya dushe mpite ngenda njyeyo. Ubu nse wariye? Nariye rwose. Maze kwitegura ariko nyine mfite ubwoba. Humura ntabwo bigoye, ahubwo ntuze gukereza uriya mutipe agira gahunda. Muto hari ikintu nshaka kugusaba. Nta kibazo cy'insaba. Ibintu bizagume hagati yanjye nawe. Humura rega nanjye ntabwo ndi umwana. Igor, umuhate ufite wo kwiga ukomeze kandi ejo uzasubira ku ishuri. Ko nta kahe kazi wabonye ku buryo utabona amafaranga yo kunyishyurira ishuri?